Yesu ashimwe bakunzi ba Glorion TV. Turashimira Imana uyu munsi ibashije kuduha uyu mwanya mwiza wo kubasha guhagarara kuri izi mikoro za televiziyo yanyu mukunda Glorion TV. Nimugire icyumweru cyiza. Tukomeje gushimira abantu benshi bakomeje kugenda basharinga inyigisho zacu umwami Imana aba yaduhaye kugira ngo dusangirane namwe, kuko uko nubakwa namwe niko mugenda mubakwa. Nasomye kuri Bibiliya ku kiriya kipapuro cy'inyuma, Bibiliya yera, aho bandika ngo abikigiye bakeneye ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana isumba byose, ndashimira Imana ikiranuka muri byose ibashije kuduha uyu mwanya. Rero tutagiye kure, mureke ntangirane nsenga Imana. Mwami Yesu, data wa twese uri mu ijuru, ngiye bugufi imbere yawe uyu mwanya gushimira imbabazi nyinshi Mwami udahwema Yesu Kristo kutugirira. Ndagushimiye ko kubaho kwacu uyu munsi ari wowe Mwami tubikesha. Iri jambo ryawe Mwami, nk'uko umuhanuzi Yesaya yavuze ngo ntago rishobora kuza ngo risubireyo Mwami ritakoze icyo waritumye gukora, ngo niko imvura igwa ntisubire ritatoshye ubutaka. Uko niko ijambo ry'Imana riza ntirisubiremo ngo risubireyo ritakoze icyo Imana ritumye gukora. Rero iri jambo nkuzaniye uyu munsi Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'iri jambo mpaye Mwami ryo guha bene data uryeze, ribubaka imitima, ribacumbagize mu minsi igoye y'ubuzima bwabo, mu izina rya Yesu ribaremere kukwizera no kuguhanga wowe gusa amaso no gusobanukirwa urukundo rwawe Mwami ushimwe. Amen. Tugiye kuganira ijambo tugiye kuganira uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kubw'urukundo rwa Yesu Kristo ubuzima bwawe bufite agaciro kurusha ingurube igihumbi. Kubw'urukundo umwami Yesu agukunda, ubuzima bwawe n'ubuzima bwanjye bufite agaciro kurusha ingurube igihumbi, cyangwa ibintu byose bishobora kubarwa uko ari ibintu by'agaciro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Luka ibice 8 na inkuru ndende iva kuri 26 ikagera kuri 39. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo, umutwe w'ijambo hano hejuru uravuga ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Mu murongo wa 26 akavuga ngo nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadareni giteranye n'i Galilaya. Yomotse imusozi umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. Uwo yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Abonye Yesu arataka, amwikubita imbere, avuga ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Icyatumye abivuga atyo nuko Yesu yari ategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga amutera kenshi, nicyo gituma abamurindaga bamubohesheje iminyururu y'amaboko, iminyururu y'amaboko n'ingoyi y'amaguru, akabikagagura. Dayimoni akamwirukana mu butayu. Yesu aramubaza ati, witwa nde?
aramusubiza ati ingabo niryo zina ryanjye, kuko abadayimoni bamurimo bari benshi. Baramwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube mwinshi zirisha, nuko baramwinginga ngo abakundire kuzinjiramo. Arabemerera. Abadayimoni bava muri uwo muntu binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira ku gacuri, wisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi. Abungeri bazo babibonye barahunga, babwira abo mu midugudu no mu mihanda ibyabaye. Barahaguruka bajya kubireba. Baza aho Yesu ari, basanga uwo muntu wavanywemo abadayimoni yicaye ku birenge bya Yesu, yambaye azi ubwenge nk'abandi. Baratinya. Ababonye uko uwari watewe n'abadayimoni yakijijwe, babibwira abandi. Abantu bose bo mu midugudu mu gihugu cy'Abagadareni gihereranye nabo baramusaba ngo abavire mu gihugu, kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. Nuko Yesu yikira mu bwato asubirayo. N'uwo muntu wavanywemo abadayimoni aramwinginga kujyana nawe, ariko Yesu aramusezerera ati witahire ujye iwawe, ubatekerereze ibyo Imana igukoreye byose. Aragenda yamamaza ibyo Yesu yamukoreye byose, abyogeza mu mudugudu wose ijambo ry'Imana. Aka kanya narindi kuvuga urukundo rw'Imana, urukundo rwa Yesu Kristo. Nta kintu na kimwe dufite dushobora kurugereranya, kuko urwo rukundo nirwo rwakukuye wowe nanjye mu buzima bubi twanyuzemo. Urwo rukundo rwa Yesu Kristo nirwo rwadukuye mu maboko y'abarozi baduhigaga. Urwo rukundo rwa Yesu nirwo rwatumye uyu munsi turya tukambara tukabaho. Urwo rukundo rwa Yesu nirwo rutuma wabuze minervari uyibona y'abana. Urwo rukundo rwa Yesu nirwo rutumye uba mu gihugu uri muri Kigali utagira akazi, ariko Yesu akakugaburira. N'abagafite igihe byananiranye bakabona Imana igenda isunika iminsi abantu bakabaho. Rero iri jambo nazanye ni ijambo rivuga ngo urukundo rwa Yesu rufite imbaraga kurusha ibintu byose by'agaciro bishobora kuba bikuzengurutse. Bivuge ngo ubuzima bwawe cyangwa ubugingo bw'umuntu umwe, Yesu ashobora kwemera kwangiza ibintu byinshi cyane bifite agaciro kugira ngo aronke ubuzima bw'umuntu umwe, kugira ngo arokore ubuzima cyangwa ubugingo bw'umuntu. Aya makuru atubwira neza ukuntu Yesu yari ari mu bwato, ariko ari muri misiyo yo kwevanjiriza ubwami bw'Imana. Yari afite misiyo yo kwamamaza hano ku isi umugambi Imana ifitiye abantu. Yagendaga mu nyanja kugira ngo abantu bose bari muhengeri babashe kumukurikira. Ibyo bituma Yesu agenda afata ubwato kugira ngo abantu benshi bamwumve, kuko ntago yifuzaga uko hagira n'umuntu n'umwe utakaza ijambo ryavuye mu kanwa ke. Ab'iki gihe nubwo barangaye, ariko misiyo yazanye Yesu ni ukugira ngo buri muntu wese yumve ijambo ry'Imana, kuko ab'iki gihe dukeneye ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana rero kuba Yesu yaratumenye,
akaba hari ibintu byinshi yemeye avunagurira mu nzira kugira ngo uyu munsi tube abo turi b'uyu munsi. Twari tudafite agaciro, ariko Yesu yakoze umurimo, uyu munsi turi ab'agaciro. Hari abantu batari bafite icyerekezo cy'ubuzima, Yesu yatanze icyerekezo. Hari abantu bakurebaga bakabona nta kizakuvamo. Hari n'abandi benshi bavutse mu miryango ababyeyi babo baravuga ngo nayimbwa ntuzayakama, ariko uyu munsi Yesu yagukamiye ayinka. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu atambika hakurya agambiriye ariko kubwiriza abantu ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ako kanya ngo yomotse umuntu umwe warimo abadayimoni, ahura nawe ubwo Yesu yomokaga mu bwato. Kandi Bibiliya itubwira uko uwo munsi uwo muntu yaje aho ngaho Yesu yari ari mu iyo nzira, ariko yari amaze iminsi myinshi ari mu mva, ari mu marimbi. Abadayimoni baramwerekeje kujya kumujyana mu marimbi, kuko ariko kazi ka Satani. Kazi ka Satani cyamuzanye no kwica, kunyaga no kurimbura. Niyo mpamvu mwene data uzujya uhungira ibikorwa byose bya Satani kure. Ahubwo Yesu, ijambo ry'Imana aravuga ngo ariko Yesu avuga ngo ariko njyeweho naje gutanga ubugingo buhoraho kandi bwinshi. Rero Yesu yiteguye kuguha ubugingo buhoraho. Yesu yiteguye kukugira neza. Yesu yiteguye kugukura mu buzima buburimo. Yesu yiteguye kugukura mu makuba. Yesu yiteguye kukurinda abarozi. Yesu yiteguye kukurinda abatagushakira kubaho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu munsi nzanye itangazo ry'ubwami rikubwira ngo nubwo bimeze gutyo, hari umunsi uzahura na Yesu akagukiza icyo cyago. Isengesho ryawe wari kugira uyu munsi ukimara kumvira ijambo ni ukubwira Yesu ngo ubwo wahuye n'uriya muntu wabaga mu mva, nanjye hura n'ubuzima bwanjye. Ushobora kuba ufite ibintu byinshi bikuruhije bikunanije. Ushobora kuba ufite ibyaha byinshi. Uyu dayimoni nawe ahora akujarajaza mu mva, akujyana mu buzima bupfuye, akujyana mu businzi, akagucurika ubwenge bwawe ntihagire ahandi butekereza uretse mu nzoga no gusinda. Abandi dayimoni akafata ubwenge bwabo bakibwira uko bari kwinezeza, bari kunezeza imibiri. Ariko ndashaka nkubwire mwene data, Satani ahemba nabi. Iyo wiyahuye mu byaha, ujye witegura uko isi izaguhemba. Isi iragororera abantu bayikoreye, kandi Satani ahemba abamumviye. Kandi Satani yazanye no kurimbura no kwica no gusahura. Rero Satani mu gihe yiteguye gukwambura ubuzima, mu gihe yiteguye gukwambura ubugingo, ibikwambura ubugingo birahari byinshi. Nibyo byaha Satani agenda gukururiramo. Nubwo busambanyi, nubwo businzi, nuko kuroga, nuko kucyagoraguza. Nta wahitamo ibikorwa nk'ibyo. Yesu adufitiye byose mu maboko. Nta muntu waroze undi amugiriye ishyari ngo ajye gufata ibyo yari afite yagiriye ishyari. Umurozi agirira umuntu ishyari, ariko ugasanga umurozi ibyo Satani ahemba ni urupfu. Yesu ngo abonye uwo muntu w'Imana, uwo muntu wari ufite abadayimoni, ngo Yesu amugirira imbabazi, amugirira urukundo. Ubuzima bwawe bufite agaciro kurusha ingurube igihumbi. Ubugingo bwawe bufite agaciro kurusha ibindi byose by'agaciro bikuzengurutse, kuko icyazanye Yesu ni ukugukiza
urupfu rw'iteka. Yaje kugira ngo adukize urupfu rw'iteka. Kandi urupfu rw'iteka rusobanura iki? Urupfu rw'iteka rusobanura kubura Imana mu buzima bwawe, kujya kure y'Imana mu buzima bwawe, kubaho utagira Imana, kujya kure y'amasezerano, kujya kure y'agakiza. Nicyo gisobanura urupfu rw'iteka. Gupfaho, kubaho ugenda warapfuye, kubaho ubuzima butagira Imana, nicyo Yesu yaje kudukiza, kugira ngo tutabaho ubuzima butagira Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero Satani yakurwanya, Satani yagushuka, Satani yakuganiriza, iyo wanga kumvira ijambo ry'Imana, ibyo biba bisobanura yuko Satani agambiriye uko utazigera uba mu buzima bufite Imana. Satani aba ashaka ngo ubeho ubuzima bw'ikinyoma, akwereke uko ibyaha biryoshye, ariko ingaruka z'icyaha ni urupfu bene data. Umuririmbyi yararirimbye ngo urupfu urarutwita, icyaha uragitwita, wamara kugitwita, icyaha irari niryo ritangira, irari riraza ukaritwita, rikabyara icyaha nacyo kikabyara urupfu. Gukorwa n'isoni, ijambo ry'Imana avuga ngo igisure cy'Imana kiri ku banyabyaha kugira ngo kibarimbure, ngo ari ku jisho ry'imbabazi ry'Uwiteka riri ku bakiranutsi kugira ngo Imana ibagire neza. Hari ijambo uraza gusanga kuri iyi televiziyo, nubwo riri mu ndimi z'amahanga, ariko riravuga ngo, iryo jambo riravuga ku munyabwenge, ku banyabwenge. Umunyabwenge n'umupfapfa bubatse inzu, umunyabwenge yubaka ku rutare, umupfapfa yubaka ku musenyi. Abantu bombi nubwo bubatse, urarisanga muri Luka ibice 7 umurongo wa 24 kumanuka. Nubwo abo bantu bombi bagiye kubaka, ariko icyabatandukanyije nuko wubatse ku rutare ari we Yesu Kristo. Imivo n'imiraba ubwo yazaga, ntabwo inzu ye yigeze inyeganyega. Ariko Bibiliya itubwira uko mupfapfa yanze kubaka ku rutare, ajya kubaka ku musenyi. Kubaka ku musenyi ni ukubaho ubuzima butagira Imana. Kubaka ku musenyi ni ukudatinya icyaha. Kubaka ku musenyi ni ukujya gushakira amahoro mu byaha. Kubaka ku musenyi ni ukujya gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Bibiliya irambwira ngo iyo imiraba n'imivo yaje, yitura kuri za nzu zombi. Uwubatse ku rutare ntiyanyeganyega, uwubatse ku musenyi ahadakomeye ngo inzu yiragwa, ngo kandi kugwa ko iyo nzu kwabaye kunini cyane. Bivuga iki rero? Bivuga uko buri muntu wese akeneye kubaka muri Kristo Yesu, kuko ari bwo rutare rutanyeganyega, ukabaho ubuzima bwejejwe, ugasezerera icyaha n'igisa nacyo. Nta kabuza Umwami Imana azarengera abakiranutsi bameze batyo. Abameshe kamwe bakavuga ngo ntituzigera twiyandurisha iby'isi by'igihe gito, bakagundira ubugingo bwabo. Hari ijambo nasomye muri Apocalypse, yani Ufunuo wa Yohana, rivuga ngo 3:11 ngo fata ikamba ryawe hatagira umuntu kwambura ikamba ryawe. Bisobanura ngo agakiza nako kurindwa, ukirinda kujyaho ibyaha bikorerwa, kwirinda kugendana n'abapagani. Niko umwanditsi wa Zaburi igice cya mbere yavuze ngo hahirwa abadakurikiza imigambi y'ababi, ntibicaranye n'abakobanyi, ngo ahubwo bahora batekereza amategeko y'Imana mu mitima yabo. Ngo abo bazahwana n'igiti cyatewe hafi n'uruzi, gishorera amashami mu ruzi, ngo kizagira itoto no mu gihe cy'izuba.
ni ukuvuga ngo abo ntacyo bazabura imbere y'Imana, kuko banze kwicara n'abakobanyi, banze kugenda n'abanyabyaha, banze kwicarana mu byicaro by'ibyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ngo abonye uwo muntu amugirira impuhwe. Uwo muntu abadayimoni bari bamurimo baravuza induru, baravuga ngo watubabariye uko utwice urw'agashinyaguro. Kubona Yesu gusa bijya byirukana abadayimoni. Iyo wegereye Yesu, ibyakwegereye bitari iby'Imana biraguhunga. Abadayimoni bamenye uko ari umwana w'intama w'Imana, batangira gutaka, baravuga ngo witohereze ikuzimu, witohereza kwa Satani, witohereza kwa Luciferu, ahubwo tohereze mu ziriya ngurube. Bibiliya imbwira ngo muri quartier hari ingurube, ngo ni umugana w'ingurube. Ubwo byashoboka kubaza ikinyarwanda neza, niba ariyo famu y'ingurube ntumbaze, ariko byanashoboka. Ngo ariko ngo basanga ngo Yesu arategeka ngo uwo muntu akire, nubwo ingurube nyinshi zarimbuka, nubwo ibikuzengurutse byinshi byaburizwamo, ariko ubugingo bw'umuntu. Urwo ni urukundo rwa Kristo. Narindi kubabwira uko Imana ishobora kwemera gusakrifiya ibintu byinshi kugira ngo ubugingo bwawe nanjye bukizwe, butarimbuka. Hari igikorwa cyakozwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kigaragaza igikorwa cy'urukundo ruteye ubwoba, rutangaje, rusa n'urugero. Abayobozi b'u Rwanda ndabakuriye ingofero, kandi Imana izabaha umugisha. Ni abantu bakoreshwa n'Imana, ni abantu buzuye umwuka w'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Bakoze igikorwa cyo guca inzoga. Kugeza uyu munsi hari inganda zibaruwe aka kanya mfitiyeho amakuru zigera ku 137, inganda zikomeye cyane zakoraga inzoga ari byo bisindisha. Ntekereza uko umuntu wese yamenya ingano y'amafaranga izo nganda zatangaga nk'imisoro, yari menshi cyane. Ariko urukundo rw'ubuyobozi bw'u Rwanda kugira ngo umunyarwanda atapfa, kugira ngo umunyarwanda atarimbuka, kugira ngo umunyarwanda agire ejo hazaza, kugira ngo umunyarwanda agire ubuzima, leta y'u Rwanda iragahoraho yemeye guhara amafaranga menshi yakagombye kujya mu isanduku ya leta y'imisoro, yemera kuyahara kugira ngo isove ubuzima bw'umunyarwanda. Bene data reka mbabwire, ejo bundi habaye umukino wa Rayon Sport, ubwo Rayon Sport yatwaraga igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Hari umuntu twaganiriye nawe mu gitondo turi gutembera mu muhanda, ndamubwira ngo tekereza iyo leta y'u Rwanda iba itaciye ziriya nzoga ziri kwica abantu, izi bari kwica ibyuma, iyo leta y'u Rwanda itaba yaziciye, tekereza wibaza imirambo y'abantu kubera kwisiriza insinzi ya Rayon Sport. Tekereza abantu bari kurara mu mihanda muri za kanivo kubera ibisindisha. Tekereza imirambo twari gusanga mu nzira. Tekereza abantu bari kurwana. Tekereza abantu bari gukora amabi. Ariko leta y'u Rwanda ireba. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, ikomeza kwinspira ubuyobozi bw'u Rwanda bwiza Imana yashize muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi hari ahantu najyaga ngera mu gitondo nyura ngiye ku mirimo ya buri munsi nkora, nkabona abantu bicaye kuri iyo botike bari kunywa kuva saa 12 saa 1, bazindukiye ku kabare, birangije nataha nijoro saa 3 ngasanga abo bantu nabonye mu gitondo baracyari kwako kabotike, kwako kabare bari kunywa. Mbwira uwo muntu azakaraba ryari? Uwo muntu azatekereza ejo hazaza ryari?
uwo muntu azatekereza minerivare y'abana ryari. Ariko leta y'u Rwanda tuzamuriye Imana amaboko, tubahaye icyubahiro, mwarakoze cyane. na jamais tetard, nta gukerererwa, nubwo benshi bavuga ngo byarakererewe, ariko igihe cyari iki. Ndabizi ko abantu bigiye gukama mu bantu, abantu basubirana ubuzima. Kandi uraza kubona mu gihugu cyacu polisi igira akazi gake, umutekano uba wuzuye, kuko nta rugomo ruzongera kubaho, kuko ibyakoreshaga abantu byakuweho. Rero uru rugero, ubuzima bw'umunyarwanda umwe bufite agaciro gakomeye cyane kurusha ibindi by'agaciro byaba bihari bizengurutse abantu. Imana ihabwa icyubahiro kubw'Imana yahaye abanyarwanda agaciro, kubw'Imana yatoranyije abayobozi beza bakajya bamenya igikwiriye umunyarwanda, umuturarwanda, kugira ngo agire ejo hazaza heza. Umwami Yesu ngo izi ngurube arazirukana, azirukanye ngo icyatangaje, aba badayimoni arabayirukana mu uyu muntu. Abantu baratangara ubwo bazagaho Yesu ari, bagasanga wa muntu ngo afite ubwenge yicaye ku birenge by'umwami Yesu. Bene data, abadayimoni bajya batwara abantu ubwenge. Ushobora kuba warize ariko ugasanga uri kurara muri kanivo kubera inzoga. Ushobora kuba warize ariko ukajya wisanga mu tuzu tw'abapfumu, umupfumu utagira ipataro yo kwambara, umupfumu utagira urukweto rwo kwambara, umupfumu utagira fo na ruguru, agakubwira ngo agiye kuguha ubuzima kandi nawe ntabwo afite, kandi warize. Abo ni abadayimoni batuma umuntu atagira ubwenge bwo kumenya guhitamo ibikwiriye. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo abantu baje basanga uwo muntu aricaye ku birenge by'umwami Yesu, ngo arimo afite ubwenge, arimo araganira n'umwami Yesu. Abantu noneho ngo ahagurutse, ngo aragenda, ngo abantu bamubonye bajya kuvuga inkuru mu uwo mudugudu, baravuga ngo wa muntu wahoraga mu marimbi, abadayimoni baraceceje umuto, baramwishe rubi. Wa muntu dore agasura kagarutse, wa muntu yahuye n'umwami Yesu, tumubonye avuga afite ubwenge, tumubonye yakarabye ameze neza. Bene data, kugera kure si ko gupfa. Ikintu kimwe ugomba gusobanukirwa ni ukumenya uko nta wasanze Imana ngo asubireyo nk'uko yaje. Nta muntu wiringiye Uwiteka uzigera anyeganyezwa n'ibihe bibi. Nta muntu wiringiye Imana uzigera akorwa n'isoni. Ni umwanya wawe rero wo guhitamo aho ibyiringiro byawe wabishyira. Ibyiringiro wabishyira ku mwana w'umuntu, ariko ibyiringiro ku mwana w'umuntu upfa, umwana w'umuntu ukena, umwana w'umuntu urwara, ibyo byiringiro bizakoza isoni. Ariko wiringiye Kristo, ngo ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Yesu aramubaza amubonye ngo witwa nde? Aramubwira ngo nitwa Yesu aramubaza ngo witwa nde? Aramusubiza ati ingabo niryo zina ryanjye. Bivuga ngo abadayimoni bari bamurimo bari benshi, légion, une légion de démons. Donc il était vraiment là, il était conquis par le diable, il était conquis par les esprits impurs, il était conquis par une vie de ténèbres, mon ami. Alors, c'est pour cela l'amour de Dieu dépasse toutes choses de valeur, toutes choses précieuses. Dieu peut accepter de neutraliser toutes choses autour de toi, à condition que tu regagnes la vie, à condition que tu regagnes le salut de Dieu. Yesu aramubwira ngo akira ubuzima, yakira ubuzima. Abantu babimenye baraza aho Yesu ari, baravuga ngo tuvire mu mudugudu kuko ibyo ukora biteye ubwoba.
ubwo abamwirukanye bavugaga ngo ingurube ziradushizeho, niyongera kubona undi ziradushiraho. Ariko Yesu afite urukundo, niwe wenyine udukunda bene data, kandi ntuzigera aho wisuzugura. Uri w'agaciro imbere y'Imana, uri w'agaciro mu maso y'Imana. Nubwo abantu bakureba bakabona ntacyo umaze, ariko imbere y'Imana uri w'agaciro gakomeye. Ntuzajye wisuzestima, ntukazajye wisuzugura ngo ujye kwishyira mu maboko y'abadayimoni. Satani bene data ahemba nabi. Kujya kwishora mu badayimoni, kujya kwishora mu byaha, bingana n'umuntu waba ufite inzu akajya guca umuringoti imvura yaguye, ruhurura akayobora ruhurura ye. Izo ruhurura zirimo imyanda, zirimo amabuye, zirimo ruhurura, akayobora ku nzu ye. Nuko nguko bingana n'umuntu ujya kwishora mu mabi, aba ari kwangiza ubuzima bwe, aba ari kuyobora ruhurura izamuhirika, uzahirika inzu ye. Uyu munsi wasanga Yesu, uyu munsi Yesu yakugirira neza, uyu munsi wakwitaba ijwi ry'Imana, uyu munsi wakwitaba umuhamagaro w'Imana, Yesu akakugira neza mwene data. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bigeze aho Yesu abonye abantu benshi baje bavuga ngo tuvire hano, Yesu afata icyemezo cyo gusura ubwato, aragenda. Uwo muntu wari wafashwe n'abadayimoni yifuza kugendana nawe mu bwato. Yesu aramubwira ngo hoya, ntabwo njyana nawe, kuko yari yabonye uko Yesu ari ufite ubuzima, yari yabonye uko Yesu ari umukuye habi. Aravuga ngo genda, sinjyana nawe, ngo ahubwo genda mu mudugudu wawe wamamaze ibyo Imana igukoreye. Iyo Yesu agukoreye igitangaza, ashobora kudagukura aho utuye, ahubwo Yesu aho wasebeye niho Yesu akorera igitangaza. Aho abantu bavugiye ngo urapfuye, niho Yesu akorera igitangaza. Aho abantu bavugiye ngo ntaho uzagera, niho Yesu akorera igitangaza. Yesu aramubwira ngo genda ujye kwamamaza. Icyatumye Yesu adukura mu buzima twari turimo bubi, cyatumye Yesu aturengera, ni ukugira ngo aho bari batuzi tumerewe nabi, tujye kubabwira ngo ni Yesu watugiriye neza, tujye kubabwira ngo Yesu niwe udukunda, iyatutabaye n'abakiri hasi yacu yadutabaye. Dufite ibyiringiro gusa muri Yesu, niho honyine dutunze amaso yacu, duhanze amaso yacu ni mu byiringiro bivuga gushikama muri Kristo Yesu. Rero ntabwo dufite gusubira inyuma ngo tuve muri Egiputa aho twavuye mu byaha, ahubwo turimo turakomeza, tunasonga mbele, tunasonga tukimfuata Yesu Kristo. Yani Yesu ndiye upendo, yani Yesu ndiyo kimbilio, yani Yesu ndiye mwenye faraja, yani Yesu ndiye anayetupenda. Ndugu mwenzangu unayenifuata kwa sasa hivi, ndugu mwenzangu unayefuata neno la Mungu, ndugu mwenzangu unayefuata Glorium TV, ninakuomba kwa siku ya leo, fata maamuzi ya kufuata Yesu. Geukia Yesu, toka ndani ya mabaya, toka ndani ya dhambi, toka ndani ya uasi, toka ndani ya watu wabaya, toka katikati yao, ukamate uamuzi wa leo ya kumfuata Kristo, ya kufuata njia za Yesu, ya kufuata neno la Mungu, ya kutafuta nyuso za Mungu, ya kutafuta kufuata Yesu na kuheshimu neno la Mungu. Soma neno na kuwe na muda na Yesu wa kuomba. Maisha yako haitabaki vile vile, utabadilishiwa historia ya maisha yako. Ndugu mpendwa, hii ilikuwa ni neno ambayo ilikuwa na kichwa yake kisema upendo wa Yesu ni mkuu. Upendo wa Yesu ni mkuu kwa maisha yako, na maisha yako ni ya thamani kushinda hata maelfu ya nguruwe. Nilikuwa nikizungumzia habari ambayo Yesu alipokuta mtu mwenye alikuwa amevamiwa na mapepo, Yesu akamuponya. Yesu akakubali kusakrifia nguruwe maelfu kusudi uhai wa mtu mmoja upate kuokolewa. Yesu anakupenda, anajitahidi kusudi kwamba
uangamize kila kitu kinachokuzunguka kusudi kwamba maisha yako, uhai wako upate kuona neema mbele za Mungu, upate kuokolewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu mtakatifu ni mwenye rehema, Mungu mkuu ambaye alitutoa mbali, na wewe anaweza kukutoa. Hakuna umbali unaweza kufikia ambapo Yesu hawezi kukutoa. Hakuna chini unaweza kuwa ambapo Yesu hawezi kukupandisha. Mikono ya Mungu ina nguvu. Mpendwa, hata uwe yatima, hata uwe mjane, unaweza kuwa ukipitia hali fulani ambayo ya kimaisha unajiswali mwisho ya maisha haya itakuwa lini, itakuwa ni nini? Lakini tangazo ninayo kwa siku ya leo ni kwamba Yesu anajitahidi kukupokea ndugu yangu. Huyu mtu mwenye alikuwa amevamiwa na mapepo alikutana na Yesu. Alipokutana na Yesu akapata kuokolewa, akapata msaada. Inawezekana jaribu unayo, umefanya muda mkubwa ukipigana na jaribu hiyo. Inawezekana maisha yamekushinda, haujafika mwisho ndugu yangu. Yesu hayasema mwisho yako ile. Chunga neno la mwisho ambalo Yesu anasema. Wanadamu wamesema, wenye wanakuchukia wamesema, walozi wamesema, mapepo zimesema, shetani amesema, lakini muda ya Yesu ya kusema ndiyo hii. Sasa leta moyo wako mbele ya Yesu na utoke ndani ya mabaya na muamini Yesu kuwa Bwana na mfalme maisha yako. Ninajua maisha yako haitabaki gisi ilivyo. C'est un bon moment mon ami, nos téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. C'est un message de réconfort que je t'amène ce soir, une soirée dominicale. Je suis en train de vouloir te dire que il n'y a pas tard. Même si tu te sens comme si Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'écoute pas, tu n'auras pas le salut de Dieu. Je suis en train de te dire que l'amour de Dieu envers toi est vraiment grand. L'amour de Dieu est comparable à toi. Dieu a sacrifié les milliers de cochons pour sauver la vie d'une personne. Dieu peut accepter de sacrifier toutes choses autour de toi pour te sauver, pourvu qu'il gagne ta vie, pourvu qu'il sauve ton âme. C'est pour cela que tu peux prendre de l'avant pour venir à Jésus, pour rencontrer Jésus, pour déclarer, pour confesser Jésus comme roi et sauveur de ta vie. Le salut viendra à toi ce soir. Crois seulement à Jésus. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne pleure plus. Ne gémisse plus. Confesse par ta bouche que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'à la fin des comptes, Jésus viendra à mon secours. Je ne sais pas où est-ce que tu es situé. Je ne sais pas dans quel problème et circonstances tu es en train de vivre et tu es en train de traverser. Mais aujourd'hui, je demande que la main de Dieu puisse te toucher là où tu es. Que le Saint d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, puisse accomplir le bon plan, le bon décès pour toi. Les autres sont morts, tu es vivant. Pourquoi tu es vivant aujourd'hui? C'est parce que Dieu veut accomplir quelque chose, une grande chose pour ta vie. C'est parce que Dieu veut opérer les miracles. Là où les gens te voient et disent que tu ne t'en sortiras jamais, je viens te témoigner qu'aujourd'hui, Jésus marche devant toi pour te délivrer, pour te sauver. Que la main de notre Seigneur t'environne. Que Dieu te comble de toute richesse. Que Dieu te comble de toute grâce et faveur. Au nom puissant de notre Jésus, je confesse ainsi la parole de l'Éternel. Shalom, shalom, mes condisciples. Hari ibintu byinshi yemeye avunagurira mu nzira kugira ngo uyu munsi tube abo turi uyu munsi. Twari tudafite agaciro, ariko Yesu yakoze umurimo, uyu munsi turaba agaciro.
hari abantu batari bafite icyerekezo cy'ubuzima, Yesu yatanze icyerekezo. Hari abantu bakurebaga bakabona nta kizakuvamo. Hari n'abandi benshi bavutse mu miryango ababyeyi babo baravuga ngo nayimbwa ntuzayakama, ariko uyu munsi Yesu yagukamiye ayinka. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu atambika hakurya agambiriye ariko kubwiriza abantu ubutumwa bw'ubwami bw'Imana. Ako kanya ngo yomotse umuntu umwe warimo abadayimoni, ahura nawe ubwo Yesu yomokaga mu bwato. Kandi Bibiliya itubwira uko uwo munsi uwo muntu yaje aho ngaho Yesu yari ari mu iyo nzira, ariko yari amaze iminsi myinshi ari mu mva, ari mu marimbi. Abadayimoni baramwerekeje kujya kumujyana mu marimbi, kuko ariko kazi ka Satani. Kazi ka Satani cyamuzanye no kwica, kunyaga no kurimbura. Niyo mpamvu mwene data uzujya uhungira ibikorwa byose bya Satani kure. Ahubwo Yesu, ijambo ry'Imana aravuga ngo ariko Yesu avuga ngo ariko ngeweho naje gutanga ubugingo buhoraho kandi bwinshi. Rero Yesu yiteguye kuguha ubugingo buhoraho. Yesu yiteguye kukugira neza. Yesu yiteguye kugukura mu buzima buburimo. Yesu yiteguye kugukura mu makuba. Yesu yiteguye kukurinda abarozi. Yesu yiteguye kukurinda abatagushakira kubaho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Uyu munsi nzanye itangazo ry'ubwami rikubwira ngo nubwo bimeze gutyo, hari umunsi uzahura na Yesu akagukiza icyo cyago. Isengesho ryawe wari kugira uyu munsi ukimara kumvira ijambo ni ukubwira Yesu ngo ubwo wahuye n'uriya muntu wabaga mu mva, nanjye hura n'ubuzima bwanjye. Ushobora kuba ufite ibintu byinshi bikuruhije bikunanije. Ushobora kuba ufite ibyaha byinshi. Uyu dayimoni nawe ahora akujarajaza mu mva, akujyana mu buzima bupfuye, akujyana mu businzi, akagucurika ubwenge bwawe ntihagire ahandi butekereza uretse mu nzoga no gusinda. Abandi dayimoni akafata ubwenge bwabo bakibwira uko bari kwinezeza, bari kunezeza imibiri. Ariko ndashaka nkubwire mwene data, Satani ahemba nabi. Iyo wiyahuye mu byaha, ujye witegura uko isi izaguhemba. Isi iragororera abantu bayikoreye, kandi Satani ahemba abamumviye. Kandi Satani yazanye no kurimbura no kwica no gusahura. Rero Satani mu gihe yiteguye gukwambura ubuzima, mu gihe yiteguye gukwambura ubugingo, ibikwambura ubugingo birahari byinshi. Nibyo byaha Satani agenda gukururiramo. Nubwo busambanyi, nubwo businzi, nuko kuroga, nuko kucyagoraguza. Nta wahitamo ibikorwa nk'ibyo. Yesu adufitiye byose mu maboko. Nta muntu waroze undi amugiriye ishyari ngo ajye gufata ibyo yari afite yagiriye ishyari. Umurozi agirira umuntu ishyari, ariko ugasanga umurozi ibyo Satani ahemba ni urupfu. Yesu ngo abonye uwo muntu w'Imana, uwo muntu wari ufite abadayimoni, ngo Yesu amugirira imbabazi, amugirira urukundo. Ubuzima bwawe bufite agaciro kurusha ingurube igihumbi. Ubugingo bwawe bufite agaciro kurusha ibindi byose by'agaciro bikuzengurutse, kuko icyazanye Yesu ni ukugukiza urupfu rw'iteka. Yaje kugira ngo adukize urupfu rw'iteka. Kandi urupfu rw'iteka rusobanura iki? Urupfu rw'iteka rusobanura kubura Imana mu buzima bwawe, kujya kure y'Imana mu buzima bwawe, kubaho utagira Imana.
kujya kure y'amasezerano, kujya kure y'agakiza, nicyo gisobanura urupfu rw'iteka. Gupfaho, kubaho ugenda warapfuye, kubaho ubuzima butagira Imana, nicyo Yesu yaje kudukiza, kugira ngo tutabaho ubuzima butagira Imana. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero Satani yakurwanya, Satani yagushuka, Satani yakuganiriza, iyo wanga kumvira ijambo ry'Imana, ibyo biba bisobanura yuko Satani agambiriye uko utazigera uba mu buzima bufite Imana. Satani aba ashaka ngo ubeho ubuzima bw'ikinyoma, akwereke uko ibyaha biryoshye, ariko ingaruka z'icyaha ni urupfu bene data. Umuririmbyi yaririmbye ngo urupfu urarutwita, icyaha uragitwita, wamara kugitwita, icyaha irari niryo ritangira, irari riraza ukaritwita, rikabyara icyaha nacyo kikabyara urupfu. Gukorwa n'isoni, ijambo ry'Imana avuga ngo igisure cy'Imana kiri ku banyabyaha kugira ngo kibarimbure, ngo ari ku ijisho ry'imbabazi ry'Uwiteka riri ku bakiranutsi kugira ngo Imana ibagire neza. Hari ijambo uraza gusanga kuri iyi televiziyo, nubwo riri mu ndimi z'amahanga, ariko riravuga ngo, iryo jambo riravuga ku munyabwenge, ku banyabwenge. Umunyabwenge n'umupfapfa bubatse inzu, umunyabwenge yubaka ku rutare, umupfapfa yubaka ku musenyi. Abantu bombi nubwo bubatse, urarisanga muri Luka ibice 7 umurongo wa 24 kumanuka. Nubwo abo bantu bombi bagiye kubaka, ariko icyabatandukanyije nuko wubatse ku rutare ari we Yesu Kristo. Imivo n'imiraba ubwo yazaga, ntabwo inzu ye yigeze inyeganyega, ariko Bibiliya itubwira uko mupfapfa yanze kubaka ku rutare, ajya kubaka ku musenyi. Kubaka ku musenyi ni ukubaho ubuzima butagira Imana. Kubaka ku musenyi ni ukudatinya icyaha. Kubaka ku musenyi ni ukujya gushakira amahoro mu byaha. Kubaka ku musenyi ni ukujya gukora ibyangwa n'amaso y'Imana. Bibiliya irambwira ngo iyo imiraba n'imivo yaje, yitura kuri za nzu zombi. Uwubatse ku rutare ntiyanyeganyega, uwubatse ku musenyi ahadakomeye ngo inzu yiragwa, ngo kandi kugwa kw'iyo nzu kwabaye kunini cyane. Bivuga iki rero? Bivuga uko buri muntu wese akeneye kubaka muri Kristo Yesu, kuko ari bwo rutare rutanyeganyega, ukabaho ubuzima bwejejwe, ugasezerera icyaha n'igisa nacyo. Nta kabuza Umwami Imana azarengera abakiranutsi bameze batyo. Abameshe kamwe bakavuga ngo ntituzigera twiyandurisha iby'isi by'igihe gito, bakagundira ubugingo bwabo. Hari ijambo nasomye muri Apocalypse, yani Ufunuo wa Yohana, rivuga ngo 3:11 ngo fata ikamba ryawe hatagira umuntu kwambura ikamba ryawe. Bisobanura ngo agakiza nako kurindwa, ukirinda kujyaho ibyaha bikorerwa, kwirinda kugendana n'abapagani. Niko umwanditsi wa Zaburi igice cya mbere yavuze ngo hahirwa abadakurikiza imigambi y'ababi, ntibicaranye n'abakobanyi, ngo ahubwo bahora batekereza amategeko y'Imana mu mitima yabo. Ngo abo bazahwana n'igiti cyatewe hafi n'uruzi, gishorera amashami mu ruzi, ngo kizagira itoto no mu gihe cy'izuba. Ni ukuvuga ngo abo ntacyo bazabura imbere y'Imana, kuko banze kwicara n'abakobanyi, banze kugenda n'abanyabyaha, banze kwicarana mu byicaro by'ibyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu ngo abonye uwo muntu
amugirira impuhwe. Uwo muntu abadayimoni bari bamurimo baravuza induru, baravuga ngo watubabariye uko utwice urw'agashinyaguro. Kubona Yesu gusa bijya byirukana abadayimoni. Iyo wegereye Yesu, ibyakwegereye bitari iby'Imana biraguhunga. Abadayimoni bamenye uko ari umwana w'intama w'Imana, batangira gutaka, baravuga ngo witohereze kuzimu, witohereza kwa Satani, witohereza kwa Luciferu, ahubwo tohereze mu ziriya ngurube. Bibiliya imbwira ngo muri quartier hari ingurube, ngo ni umugana w'ingurube. Ubwo byashoboka kubaza ikinyarwanda neza, niba ariyo famu y'ingurube ntumbaze, ariko byanashoboka. Ngo ariko ngo basanga ngo Yesu arategeka ngo uwo muntu akire, nubwo ingurube nyinshi zarimbuka, nubwo ibikuzengurutse byinshi byaburizwamo, ariko ubugingo bw'umuntu. Urwo ni urukundo rwa Kristo. Narindi kubabwira uko Imana ishobora kwemera gusakrifia ibintu byinshi kugira ngo ubugingo bwawe nanjye bukizwe, butarimbuka. Hari igikorwa cyakozwe hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kigaragaza igikorwa cy'urukundo ruteye ubwoba, rutangaje, rusa n'urugero. Abayobozi b'u Rwanda ndabakuriye ingofero, kandi Imana izabaha umugisha. Ni abantu bakoreshwa n'Imana, ni abantu buzuye umwuka w'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Bakoze igikorwa cyo guca inzoga. Kugeza uyu munsi hari inganda zibaruwe aka kanya mfitiyeho amakuru zigera ku 137, inganda zikomeye cyane zakoraga inzoga ari byo bisindisha. Ntekereza uko umuntu wese yamenya ingano y'amafaranga izo nganda zatangaga nk'imisoro yari menshi cyane. Ariko urukundo rw'ubuyobozi bw'u Rwanda kugira ngo umunyarwanda atapfa, kugira ngo umunyarwanda atarimbuka, kugira ngo umunyarwanda agire ejo hazaza, kugira ngo umunyarwanda agire ubuzima, leta y'u Rwanda iragahoraho yemeye guhara amafaranga menshi yakagombye kujya mu isanduku ya leta y'imisoro, yemera kuyahara kugira ngo isove ubuzima bw'umunyarwanda. Bene data reka mbabwire, ejo bundi habaye umukino wa Rayon Sport, ubwo Rayon Sport yatwaraga igikombe cya Sekafa Kagame Cup. Hari umuntu twaganiriye nawe mu gitondo turi gutembera mu muhanda, ndamubwira ngo tekereza iyo leta y'u Rwanda ibitaciye ziriya nzoga ziri kwica abantu, izi bari kwica tanguye ibyuma, iyo leta y'u Rwanda itaba yaziciye, tekereza wibaza imirambo y'abantu kubera kwisihiriza insinzi ya Rayon Sport. Tekereza abantu bari kurara mu mihanda muri za kanivo kubera ibisindisha. Tekereza imirambo twari gusanga mu nzira. Tekereza abantu bari kurwana. Tekereza abantu bari gukora amabi. Ariko leta y'u Rwanda ireba, Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro, ikomeza kwinspira ubuyobozi bw'u Rwanda bwiza Imana yashize muri iki gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi hari ahantu najyaga ngera mu gitondo nyura ngiye ku mirimo ya buri munsi nkora, nkabona abantu bicaye kuri iyo botike bari kunywa kuva saa 12 saa moya, bazindukiye ku kabare, birangije nataha nijoro saa 3 ngasanga abo bantu nabonye mu gitondo baracyari kwako kabotike, kwako kabare bari kunywa. Mbwira uwo muntu azakaraba ryari? Uwo muntu azatekereza ejo hazaza ryari? Uwo muntu azatekereza minerivare y'abana ryari? Ariko leta y'u Rwanda tuzamuriye Imana amaboko, tubahe icyubahiro. Mwarakoze cyane, na jamais tetar.
nta gukerererwa, nubwo benshi bavuga ngo byarakererewe, ariko igihe cyari iki. Ndabizi ko abantu bigiye gukama mu bantu, abantu basubirana ubuzima, kandi uraza kubona mu gihugu cyacu polisi igira akazi gake, umutekano uba wuzuye, kuko nta rugomo ruzongera kubaho, kuko ibyakoreshaga abantu byakuweho. Rero uru rugero, ubuzima bw'umunyarwanda umwe bufite agaciro gakomeye cyane kurusha ibindi by'agaciro byaba bihari bizengurutse abantu. Imana ihabwa icyubahiro kubw'Imana yahaye abanyarwanda agaciro, kubw'Imana yatoranyije abayobozi beza bakajya bamenya igikwiriye umunyarwanda, umuturarwanda, kugira ngo agire ejo hazaza heza. Umwami Yesu ngo izi ngurube arazirukana, azirukanye ngo icyatangaje, aba badayimoni arabayirukana mu uyu muntu. Abantu baratangara ubwo bazagaho Yesu ari, bagasanga wa muntu ngo afite ubwenge yicaye ku birenge by'umwami Yesu. Bene data, abadayimoni bajya batwara abantu ubwenge. Ushobora kuba warize ariko ugasanga uri kurara muri kanivo kubera inzoga. Ushobora kuba warize ariko ukajya wisanga mu tuzu tw'abapfumu, umupfumu utagira ipataro yo kwambara, umupfumu utagira urukweto rwo kwambara, umupfumu utagira fo na ruguru, agakubwira ngo agiye kuguha ubuzima kandi nawe ntabwo afite, kandi warize. Abo ni abadayimoni batuma umuntu atagira ubwenge bwo kumenya guhitamo ibikwiriye. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo abantu baje basanga uwo muntu aricaye ku birenge by'umwami Yesu, ngo arimo afite ubwenge, arimo araganira n'umwami Yesu. Abantu noneho ngo ahagurutse, ngo aragenda, ngo abantu bamubonye bajya kuvuga inkuru mu uwo mudugudu, baravuga ngo wa muntu wahoraga mu marimbi, abadayimoni baraceceje umuto, baramwishe rubi. Wa muntu dore agasura kagarutse, wa muntu yahuye n'umwami Yesu, tumubonye avuga afite ubwenge, tumubonye yakarabye ameze neza. Bene data, kugera kure si ko gupfa. Ikintu kimwe ugomba gusobanukirwa ni ukumenya uko nta wasanze Imana ngo asubireyo nk'uko yaje. Nta muntu wiringiye Uwiteka uzigera anyeganyezwa n'ibihe bibi. Nta muntu wiringiye Imana uzigera akorwa n'isoni. Ni umwanya wawe rero wo guhitamo aho ibyiringiro byawe wabishyira. Ibyiringiro wabishyira ku mwana w'umuntu, ariko ibyiringiro ku mwana w'umuntu upfa, umwana w'umuntu ukena, umwana w'umuntu urwara, ibyo byiringiro bizakoza isoni. Ariko wiringiye Kristo, ngo ameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Imana yo mu ijuru iduhane umugisha. Yesu aramubaza amubonye ngo witwa nde? Aramubwira ngo nitwa Yesu aramubaza ngo witwa nde? Aramusubiza ati ingabo niryo zina ryanjye. Bivuga ngo abadayimoni bari bamurimo bari benshi, légion, une légion de démons. Donc il était vraiment là, il était conquis par le diable, il était conquis par les esprits impurs, il était conquis par une vie de ténèbres, mon ami. Alors, c'est pour cela l'amour de Dieu dépasse toutes choses de valeur, toutes choses précieuses. Dieu peut accepter de neutraliser toutes choses autour de toi, à condition que tu regagnes la vie, à condition que tu regagnes le salut de Dieu. Yesu aramubwira ngo akira ubuzima, yakira ubuzima. Abantu babimenye baraza aho Yesu ari, baravuga ngo tuvire mu mudugudu kuko ibyo ukora biteye ubwoba. Ubwo abamwirukanye bavugaga ngo ingurube ziradushizeho, niyongera kubona undi ziradushiraho. Ariko Yesu afite urukundo, niwe wenyine udukunda bene data, kandi
ntuzigeraho wisuzugura. uri w'agaciro imbere y'Imana, uri w'agaciro mu maso y'Imana. nubwo abantu bakureba bakabona ntacyo umaze, ariko imbere y'Imana uri w'agaciro gakomeye. ntuzajye wisuzestima, ntukazajye wisuzugura ngo ujye kwishyira mu maboko y'abadayimoni. Satani bene data hemba nawe. Kujya kwishora mu badayimoni, kujya kwishora mu byaha, bingana n'umuntu waba ufite inzu akajya guca umuringoti imvura yaguye, ruhurura akayobora ruhurura ye. Izo ruhurura zirimo imyanda, zirimo amabuye, zirimo ruhurura, akayobora ku nzu ye. nuko nguko bingana n'umuntu ujya kwishora mu mabi, aba ari kwangiza ubuzima bwe, aba ari kuyobora ruhurura izamuhirika, uzahirika inzu ye. uyu munsi wasanga Yesu, uyu munsi Yesu yakugirira neza, uyu munsi wakwitaba ijwi ry'Imana, uyu munsi wakwitaba umuhamagaro w'Imana, Yesu akakugira neza mwene data. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bigeze aho Yesu abonye abantu benshi baje bavuga ngo tuvire hano, Yesu afata icyemezo cyo gusura ubwato, aragenda. Uwo muntu wari wafashwe n'abadayimoni yifuza kugendana nawe mu bwato. Yesu aramubwira ngo hoya ntabwo njyana nawe, kuko yari yabonye uko Yesu ari ufite ubuzima, yari yabonye uko Yesu ari umukuye habi. Aravuga ngo genda, sinjyana nawe, ngo ahubwo genda mu mudugudu wawe wamamaze ibyo Imana igukoreye. Iyo Yesu agukoreye igitangaza, ashobora kudagukura aho utuye, ahubwo Yesu aho wasebeye niho Yesu akorera igitangaza. Aho abantu bavugiye ngo urapfuye, niho Yesu akorera igitangaza. Aho abantu bavugiye ngo ntaho uzagera, niho Yesu akorera igitangaza. Yesu aramubwira ngo genda ujye kwamamaza. Icyatumiye Yesu adukura mu buzima twari turimo bubi, cyatumiye Yesu aturengera, ni ukugira ngo aho bari batuzi tumerewe nabi, tujye kubabwira ngo ni Yesu watugereye neza, tujye kubabwira ngo Yesu niwe udukunda, iyatutabaye n'abakiri hasi yacu yadutabaye. Dufite ibyiringiro gusa muri Yesu, niho honyine dutunze amaso yacu, duhanze amaso yacu ni mu byiringiro bivuga gushikama muri Kristo Yesu. Rero ntago dufite gusubira inyuma ngo tuve muri Egiputa aho twavuye mu byaha, ahubwo turimo turakomeza, tunasonga mbele, tunasonga tukimfuata Yesu Kristo. Yani Yesu ndiye upendo, yani Yesu ndiyo kimbilio, yani Yesu ndiye mwenye faraja, yani Yesu ndiye anayetupenda. Ndugu mwenzangu unayenifuata kwa sasa hii, ndugu mwenzangu unayefuata neno la Mungu, ndugu mwenzangu unayefuata Glorium TV, ninakuomba kwa siku ya leo, fata maamuzi ya kufuata Yesu. Geukia Yesu, toka ndani ya mabaya, toka ndani ya dhambi, toka ndani ya uasi, toka ndani ya watu wabaya, toka katikati yao, ukamate uamuzi wa leo ya kumfuata Kristo, ya kufuata njia za Yesu, ya kufuata neno la Mungu, ya kutafuta nyuso za Mungu, ya kutafuta kufuata Yesu na kuheshimu neno la Mungu. Soma neno na ukuwe na muda na Yesu wa kuomba. Maisha yako haitabaki vile vile, utabadilishiwa historia ya maisha yako. Ndugu mpendwa, hii ilikuwa ni neno ambayo ilikuwa na kichwa yake kisema upendo wa Yesu ni mkuu. Upendo wa Yesu ni mkuu kwa maisha yako, na maisha yako ni ya thamani kushinda hata maelfu ya nguruwe. Nilikuwa nikizungumzia habari ambayo Yesu alipokuta mtu mwenye alikuwa amevamiwa na mapepo, Yesu akamuponya. Yesu akakubali kusakrifia nguruwe maelfu kusudi uhai wa mtu mmoja upate kuokolewa. Yesu anakupenda, anajitahidi kusudi kwamba angamize kila kitu kinachokuzunguka, kusudi kwamba maisha yako, uhai wako upate kuona neema mbele za Mungu, upate kuokolewa. Jina la Bwana lipewe sifa.
Mungu mtakatifu ni mwenye rehema, Mungu mkuu ambaye alitutoa mbali, na wewe anaweza kukutoa. Hakuna umbali unaweza kufikia ambapo Yesu hawezi kukutoa. Hakuna chini unaweza kuwa ambapo Yesu hawezi kukupandisha. Mikono ya Mungu ina nguvu. Mpendwa, hata uwe yatima, hata uwe mjane, unaweza kuwa ukipitia hali fulani ambayo ya kimaisha unajiswali mwisho ya maisha haya itakuwa lini, itakuwa ni nini? Lakini tangazo ninayo kwa siku ya leo ni kwamba Yesu anajitahidi kukupokea ndugu yangu. Huyu mtu mwenye alikuwa amevamiwa na mapepo alikutana na Yesu. Alipokutana na Yesu akapata kuokolewa, akapata msaada. Inawezekana jaribu unayo, umefanya muda mkubwa ukipigana na jaribu hiyo. Inawezekana maisha yamekushinda, haujafika mwisho ndugu yangu. Yesu hayasema mwisho yako ile. Chunga neno la mwisho ambalo Yesu anasema. Wanadamu wamesema, wenye wanakuchukia wamesema, walozi wamesema, mapepo zimesema, shetani amesema, lakini muda ya Yesu ya kusema ndiyo hii. Sasa leta moyo wako mbele ya Yesu na utoke ndani ya mabaya na muamini Yesu kuwa Bwana na mfalme maisha yako. Ninajua maisha yako haitabaki gisi ilivyo. C'est un bon moment mon ami, nos téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout. C'est un message de réconfort que je t'amène ce soir, une soirée dominicale. Je suis en train de vouloir te dire que il n'y a pas tard. Même si tu te sens comme si Dieu t'a abandonné, Dieu ne t'écoute pas, tu n'auras pas le salut de Dieu. Je suis en train de te dire que l'amour de Dieu envers toi est vraiment grand. L'amour de Dieu est comparable à toi. Dieu a sacrifié les milliers de cochons pour sauver la vie d'une personne. Dieu peut accepter de sacrifier toutes choses autour de toi pour te sauver, pourvu qu'il gagne ta vie, pourvu qu'il sauve ton âme. C'est pour cela que tu peux prendre de l'avant pour venir à Jésus, pour rencontrer Jésus, pour déclarer, pour confesser Jésus comme roi et sauveur de ta vie. Le salut viendra à toi ce soir. Crois seulement à Jésus. Ne t'éloigne pas de Dieu. Ne pleure plus. Ne gémisse plus. Confesse par ta bouche que Dieu est au contrôle de toutes choses et qu'à la fin des comptes, Jésus viendra à mon secours. Je ne sais pas où est-ce que tu es situé. Je ne sais pas dans quel problème et circonstances tu es en train de vivre et tu es en train de traverser. Mais aujourd'hui, je demande que la main de Dieu puisse te toucher là où tu es. Que le Saint d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, puisse accomplir le bon plan, le bon décès pour toi. Les autres sont morts, tu es vivant. Pourquoi tu es vivant aujourd'hui? C'est parce que Dieu veut accomplir quelque chose, une grande chose pour ta vie. C'est parce que Dieu veut opérer les miracles. Là où les gens te voient et disent que tu ne t'en sortiras jamais, je viens te témoigner que aujourd'hui Jésus marche devant toi pour te délivrer, pour te sauver. Que la main de notre Seigneur t'environne, que Dieu te comble de toute richesse, que Dieu te comble de toute grâce et faveur. Au nom puissant de notre Jésus, je confesse ainsi la parole de l'Éternel. Shalom, shalom, mes condisciples. Yesu ashimwe bakunzi ba Glorion TV. Turashimira Imana uyu munsi ibashije kuduha uyu mwanya mwiza wo kubasha guhagarara kuri izi mikoro za televiziyo yanyu mukunda Glorion TV. Nimugire icyumweru cyiza.
Tukomeje gushimira abantu benshi bakomeje kugenda basharinga inyigisho zacu umwami Imana aba yaduhaye kugira ngo dusangirane namwe, kuko uko nubakwa namwe niko mugenda mubakwa. Nasomye kuri Bibiliya ku kiriya kipapuro cy'inyuma, Bibiliya yera, aho bandika ngo ab'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana isumba byose, ndashimira Imana ikiranuka muri byose ibashije kuduha uyu mwanya. Rero tutagiye kure, mureke ntangirane nsenga Imana. Mwami Yesu, Data wa twese uri mu ijuru, ngiye bugufi imbere yawe uyu mwanya gushimira imbabazi nyinshi Mwami udahwema Yesu Kristo kutugirira. Ndagushimiye ko kubaho kwacu uyu munsi ari wowe Mwami tubikesha. Iri jambo ryawe Mwami, nk'uko umuhanuzi Yesaya yavuze ngo ntago rishobora kuza ngo risubireyo Mwami ritakoze icyo waritumye gukora, ngo niko imvura igwa ntisubire ritatoshye ubutaka. Uko niko ijambo ry'Imana riza ntirisubiremo ngo risubireyo ritakoze icyo Imana ritumye gukora. Rero iri jambo nkuzaniye uyu munsi Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'iri jambo mpaye Mwami ryo guha bene data uryeze, ribubaka imitima, ribacumbagize mu minsi igoye y'ubuzima bwabo, mu izina rya Yesu ribaremere kukwizera no kuguhanga wowe gusa amaso no gusobanukirwa urukundo rwawe Mwami ushimwe. Amen. Tugiye kuganira ijambo tugiye kuganira uyu munsi ni ijambo rivuga ngo kubw'urukundo rwa Yesu Kristo ubuzima bwawe bufite agaciro kurusha ingurube igihumbi. Kubw'urukundo umwami Yesu agukunda, ubuzima bwawe n'ubuzima bwanjye bufite agaciro kurusha ingurube igihumbi, cyangwa ibintu byose bishobora kubarwa uko ari ibintu by'agaciro. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riboneka muri Luka ibice 8 na inkuru ndende iva kuri 26 ikagera kuri 39. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo, umutwe w'ijambo hano hejuru ravuga ngo Yesu yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Mu murongo wa 26 akavuga ngo nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadareni giteranye n'i Galilaya. Yomotse imusozi umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. Uwo yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Abonye Yesu arataka, amwikubita imbere, avuga ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Icyatumye abivuga atyo nuko Yesu yari ategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga amutera kenshi, nicyo gituma abamurindaga bamubohesheje iminyururu y'amaboko, iminyururu y'amaboko n'ingoyi y'amaguru, akabikagagura. Dayimoni akamwirukana mu butayu. Yesu aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, Ingabo niryo zina ryanjye, kuko abadayimoni bamurimo bari benshi. Baramwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube mwinshi zirisha. Nuko baramwinginga ngo abakundire kuzinjiramo.
arabemerera, abadayimoni bava muri uwo muntu binjira muri izo ngurube, umugana wirukira ku gacuri, wisuka mu nyanja zihotorwa n'amazi. Abungeri bazo babibonye barahunga, babwira abo mu midugudu no mu mihanda ibyabaye. Barahaguruka bajya kubireba, baza aho Yesu ari, basanga uwo muntu wavanywemo abadayimoni yicaye ku birenge bya Yesu, yambaye azi ubwenge nk'abandi, baratinya. Ababonye uko uwari watewe n'abadayimoni yakijijwe, babibwira abandi. Abantu bose bo mu midugudu mu gihugu cy'Abagadareni gihereranye nabo baramusaba ngo abavire mu gihugu, kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. Nuko Yesu yikira mu bwato asubirayo. N'uwo muntu wavanywemo abadayimoni aramwinginga kujyana nawe, ariko Yesu aramusezerera ati, witahire ujye iwawe, ubatekerereze ibyo Imana igukoreye byose. Aragenda yamamaza ibyo Yesu yamukoreye byose, abyogeza mu mudugudu wose ijambo ry'Imana. Aka kanya narindi kuvuga urukundo rw'Imana, urukundo rwa Yesu Kristo. Nta kintu na kimwe dufite dushobora kurugereranya, kuko urwo rukundo nirwo rwakukuye wowe nanjye mu buzima bubi twanyuzemo. Urwo rukundo rwa Yesu Kristo nirwo rwadukuye mu maboko y'abarozi baduhigaga. Urwo rukundo rwa Yesu nirwo rwatumye uyu munsi turya tukambara tukabaho. Urwo rukundo rwa Yesu nirwo rutuma wabuze minervari uyibona y'abana. Urwo rukundo rwa Yesu nirwo rutumye uba mu gihugu uri muri Kigali utagira akazi, ariko Yesu akakugaburira. N'abagafite igihe byananiranye bakabona Imana igenda isunika iminsi abantu bakabaho. Rero iri jambo nazanye ni ijambo rivuga ngo urukundo rwa Yesu rufite imbaraga kurusha ibintu byose by'agaciro bishobora kuba bikuzengurutse. Bivuge ngo ubuzima bwawe cyangwa ubugingo bw'umuntu umwe, Yesu ashobora kwemera kwangiza ibintu byinshi cyane bifite agaciro kugira ngo aronke ubuzima bw'umuntu umwe, kugira ngo arokore ubuzima cyangwa ubugingo bw'umuntu. Aya makuru atubwira neza ukuntu Yesu yari ari mu bwato, ariko ari muri misiyo yo kwevanjeriza ubwami bw'Imana. Yari afite misiyo yo kwamamaza hano ku isi umugambi Imana ifitiye abantu. Yagendaga mu nyanja kugira ngo abantu bose bari muhengeri babashe kumukurikira. Ibyo bituma Yesu agenda afata ubwato kugira ngo abantu benshi bamwumve, kuko ntago yifuzaga uko hagira n'umuntu n'umwe utakaza ijambo ryavuye mu kanwa ke. Ab'iki gihe nubwo barangaye, ariko misiyo yazanye Yesu ni ukugira ngo buri muntu wese yumve ijambo ry'Imana, kuko ab'iki gihe dukeneye ijambo ry'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Dushimiye Imana rero kuba Yesu yaratumenye, akaba hari ibintu byinshi